Muraho neza ndabasuhuje kandi mbahaye ikaze mwebwe mwese mudukurikirana muri ahantu hagiye hatandukanye. Ndabashimira yuko igihe cyose mudahwema kubana natwe, nkwibutsa gukora subscribe utarayikora nawe wayikoze ndagushimiye cyane, Imana iguhe umugisha. Nkwibutsa gukanda ku nzogera kugira ngo igihe cyose dushyize video nshyashya ujye utubona notification, hanyuma video uyirebe mu ba mbere. Nkuko mubizi rero ngenda mbagezaho ibintu byinshi kandi byiza bigiye bitandukanye by'ingirakamaro mu buzima bwacu bwa buri munsi. Uyu munsi rero tugiye kurebera hamwe ibintu 7 byagufasha gukuraho ibicece cyangwa se kugabanya munda. Niba ufite munda hanini, niba wambara ukabona wapi ntanjyana kubera munda hanini, uyu munsi rero nkuze ni ibintu by'ubwenge bishobora kugufasha kugira munda hatoya kugira ngo nawe ujye wambara ubundi ugaragare neza. Abakobwa benshi n'abagore babangamirwa no kubyibuha inda, yewe ugasanga ntago banejejwe no kwambara imyenda bakaberwa, ariko byagera kunda ukabona koko harabura ikintu. Nubwo rwose kuri ubu hariho imyenda wambara igahisha ubunini bw'inda, ariko ntago bikuyeho ko ushobora kuba wakoresha ubundi buryo bwo kuba wagabanya umubyibuho wo kunda kandi ukagenda burundu. Dore ibintu by'ingenzi ukwiye kwibandaho mu gihe ushaka gutakaza amavuta yo mu nda. Ibyo byinshi cyangwa se ibyo bicece byinshi bikaba byavaho mu gihe gitoya cyane. Icyambere ni ukugabanya isukari. Iyo uriye isukari nyinshi, umwijima uba wuzuyemo fructose nyinshi, bityo ukayihinduramo amavuta y'ubwoko bwa fat. Ayo mavuta rero nta handi yibika atari kunda. Iyo bigeze rero ku isukari iba mu binyobwa biba bibi kuko niyo iba ari nyinshi. Niba ushaka kugabanya inda rero irinde kunywa ibintu bifite isukari nyinshi, ibintu by'amaji, amafanta ndetse n'ibindi binyobwa bigiye bitandukanye byose byiganjemo amasukari. Icya kabiri, kurya proteine nyinshi. Proteine ni imwe mu ntungamubiri burya zifasha gutakaza ibiro. Abahanga bavuga ko kurya ifunguro ririmo proteine bifasha umubiri kudashaka ibiryo birimo za kalori nyinshi nk'amasukari, bityo bikakurinda kubyibuha cyane ndetse no kuzana amavuta yo kunda. Rero ni byiza mu gihe ushaka gutakaza amavuta yo kunda ko ugomba kurya ifunguro ryiganjemo za proteine nk'amata, amagi, imboga ndetse ubunyobwa n'ibinyampeke. Gatatu, irinde ifarini. Ifarini ni imwe mu bintu bishobora kukongerera amavuta yo kunda, bityo ukarushaho kubyibuha inda. Ubwo haba hari kuvugwamo za keke, imigati, capati, amandazi ndetse n'ibindi byose bikozwe mu ifarini. Kureka ibiryo birimo ifarini burundu bishobora kukugabanyiriza inda mu buryo utatekerezaga. Icya kane ni ugukora siporo. Ni byiza ko wakora siporo zigorora mu nda nka za abdomino cyangwa pompage nkeya byibura ku munsi. Ibi ni ingenzi kuko bizagufasha gukomeza mu nda, bityo ntago mu nda hakongera kubyibuha kandi haba hamaze gukomera. Rero ni byiza kandi ni ingenzi kuba wajya ugerageza gukora izo siporo zikomeza mu nda nka pompage, kuvuga ati ukiha ku munsi wenda nzakora pompage 5, ukore za abdomino, bizagufasha gutakaza mu nda kandi mu gihe gito cyane. Gatanu, kurya imboga ndetse n'imbuto. Ibi ni bimwe mu bikungahaye kuri fibre ndetse n'isukari nziza, byagufasha kugabanya amavuta ashobora kwibika ku nda, bityo iyo ufata ifunguro ryiganjemo imbuto ndetse n'imboga bituma utabyibuha mu nda. Gatandatu, ni icyayi cy'icyatsi, icyo bakunze kwita green tea. Iki cyayi ni cyiza cyane kuko cyuzuyemo antioxidants zisohora imyanda mu mubiri ndetse n'amavuta mabi akenshi yibika ku nda. Ni byiza rero gufata green tea mu gihe ushaka kugabanya amavuta yo ku nda. Ikindi kintu abakobwa benshi n'abamama bakunda kandi nyamara kibatera kubyibuha inda vuba ni icyayi cy'amata ndetse n'igikoma cya nijoro mbere yo kuryama kandi birimo isukari. Byaba byiza ubaze amasaha 5 mbere yo kuryama
nta kintu washyize mu nda, bityo bizagufasha ndetse bifasha umubiri wawe kutabika amavuta menshi avamo umubyibuho uwukunda. Icya karindwi ari nacyo cya nyuma, ni byiza kuzirikana ko amazi ari ubuzima ndetse anafasha mu kugabanya amavuta menshi ari mu mubiri. Niba koko ushaka kugira mu nda zeru, amazi yagira inshuti yawe magara. Inshuti yanjye, nizere yuko wumvise ibintu bizagufasha kugira mu nda hatoya, utazongera kubangamirwa no kwambara umwenda ugasanga biranze, wajya gufunga ipantaro rikada inda yagutanze imbere. Rero ntucikanwe, kora bino bintu, nurangiza uzanshimire nyuma kuko ndabizi neza yuko bizagufasha kugira mu nda hatoya, nawe ugatangira ukagaragara neza, ukambara ndetse ukaberwa.